hari ibigiye kubanza gupfa. Kugira ngo utuze hari ibigiye kubanza gupfa. Hari inama Imana yishe kugira ngo inama yawe igerweho. Hari urugendo rupfuye kugira ngo ibirenge byawe bikandagira hazima. Ntabwo Kristo Yesu yari kwima ingoma. Ijwi ry'umukanguzi ahagaze ariko ntiyamenya ko ari we. Yesu aramubaza ati, mugore urarizwa n'iki? Urashaka ndi? Yibwira ko ari umurinzi w'agashyamba. Aramubwira ati, mutware, niba ari wowe umujyanye ahandi mbwira aho umushyize nanjye mukureyo. Reka dusabe Marcel nawe adufashe, hanyuma nanjye ndaza gusoreza aho ncumbikiye. Luka 22 turahera ku murongo wa mbere. Nuko iminsi mikuru y'imitsima idasembuwe yitwa Pasika yendaga gusohora. Abatambyi bakuru n'abanditsi bashaka uko bamwica kuko batinyaga rubanda. Kandi yinjira muri Yuda witwaga Isikariyota, yari mu mubare wabo 12. Aragenda avugana n'abatambyi bakuru n'abatware b'abasirikare uko azamubagenze. Itsa gatoya. Yego. Imana iguhe umugisha. Amen. Reka nkomereze ku murongo wa 16. Yesu aramubwira ati, Mariya. Arahindukira aramwitaba mu Ruheburayo ati, Rabuni, risobanurwa ngo databuja. Yesu aramubwira ati, ntunkoreho kuko ntarazamuka ngo njye kwa data, ahubwo jya kubwira bene data yuko nzamutse ngiye kwa data ari we so, kandi ku Mana yanjye ariyo Mana yanyu. Amen. Mariya Magadalena aragenda barira bigishwa inkuru ati, nabonye umwami, kandi abatekerereza ibyo yamubwiye. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Amen. Dufite ibyanditswe byinshi numvaga nakagombye gusoma ariko sinshaka kuza kunaniza abantu. Aha dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ni inkuru ya Mariya Magadalena. Twongeye gusoma kwa Luka bamufata igice cya 24 cyo muri Luka, nacyo muraza kugisoma muhumve abantu bafite umwanya ko turi kumwe n'abantu bafite umwanya w'amasengesho. Icyo nshaka kuvuga ni iki. Dufite intego ivuga ngo kubana na Yesu uriho gutunga Kristo wazutse. Ndagira ngo mbanze ndangurure mvugane n'umuntu wese uduteza amatwi cyangwa nabo turi kumwe hano, mbabwire ngo Yesu ni muzima. Imana ishimwe. Hari terme twajyaga dukunda kuvuga ngo Yesu afitiwe, tukarangurura ngo azatujyanayo. Noneho tukavuga ngo yavuye mu gituro, tukikiriza ngo ubwoba nibushire. Imana ishimwe. Twavuga ngo ubwoba nibushire, tukavuga ngo Yesu yavuye mu gituro. Reka mbibutse ko kuwa mbere w'iminsi 7 ni ku cyumweru. Tugendeye kuri karandiriye ya none cyangwa karindari ya none, wa mbere w'iminsi 7 ni ku cyumweru. Yesu apfa, yapfuye abishaka, apfa bigambiriye, apfa aticuza, apfa ataniyahuye. Apfa kuko azi neza ko umuntu uri mu rupfu akwiriye guhura n'ubuzima bwa Kristo. Mbibutse ko gupfa n'uburyo bwinshi butandukanye. Nimusoma igitabo cy'Itangiriro, Bibiliya itubwira urupfu rwabaye kuri Adamu na Eva, hakaza n'urundi batavuze rwabaye rugatuma Adamu apfa bakamushyingura. Bibiliya iyo itubwira urupfu rwa Adamu na Eva ivuga ko yapfuye uruhagaze. Uru rupfu rwo gupfa uruhagaze ni ugutandukana k'ubusabane bw'umuntu n'Imana. Urwo ni rwo rupfu rwa mbere. Hanyuma urupfu Imana yazuye Lazaro, yamuzuye urupfu rw'umubiri. Lazaro arongera abaho, agaragara nk'umuntu muzima azuwe na Kristo. Imana ishimwe. Imana dukorera ifite imbaraga zigera ku gituro, igahamagara uwapfuye, urupfu rukabimenya ko rutagifite imbaraga, igitare kikabimenya ko kidakwiriye kuguma gikinze, igituro kikabimenya ko umubiri cyari gifite kigomba kuwurekura, n'uwapfuye ubuzima bukongera kubaho. Wakwibaza ngo ubuzima bwa Lazaro bwari burihe bashiki be bamushyingura? Imana ifite ubushobozi bwo kuba mu bitaboneka
no muri bimwe byawe byapfuye. Ifite ubushobozi buhamagara muri mariage yarangiye kera. Ifite ubushobozi buhamagara mu cyizere kitakibaho. Ifite ubushobozi buhamagara imibereho idafite ishusho. Umunsi Yesu ahamagara Lazaro, Mariya na Marita bararize, babwira Yesu ngo iyo uza kuba uhari musaza wacu ntaba yarapfuye. Ariko dore igitangaza, Yesu yarahageze arararama areba mu ijuru aravuga ngo data ndagushimiye ko usanzwe unyumva. Mu yandi magambo umubano we na data ntabwo urajyamwo agatotsi, aracyumva. Aravuga ngo ibi mbikoreye kugira ngo abantu bari hano babyizere bamenye ko ari wowe wantumye. Dushimiye Imana ko yatumye Kristo aza ari ubutumwa, amaze kuba ubutumwa natwe aradutuma. Imana ishimwe ko yaduhamagaye. Noneho reka tumere nka Kristo rero, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo tugere ikirenge mu cya Yesu. Reka tugere ikirenge mu cya Yesu mu makuba turimo, imbere y'ibyacu bipfuye, imbere y'ibyo twashyinguye n'ubuzima butagira ishusho, imbere y'ibyifuzo dufite. Duse nk'abararamishije imitima, tubwire Kristo ngo turagushimiye ko usanzwe utwumva. Amen. Umuntu usenga Imana ikamwumva, umuntu ijya ivugana nawe, umuntu Yesu ajya yumva, anyikirize haleluya. Reka tuyibwire ngo turagushimiye ko ujya utwumva. Hari umunsi Imana yakumvishe uri kubisa, hari umunsi Imana yakumvishe nta hepfo nta ruguru, hari umunsi Imana yakumvishe isoni zigiye kugukora. Ayo matwi y'Imana ntarafungwa, Imana iracyayagira. Igihe wabonaga urupfu ugiye gupfakara, Imana yarakumvishe, gusenga kwawe bigerwaho. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Hari igihe Imana yakumvishe ivugana nawe. Bigize ishanti yararirimbye aravuga ngo n'umugabo umunyakuri, ibihamya birahari, iyo yuguruye nawe ushobora kugara. Reka mbabwire muri bimwe muziho, sindabona ico yavuze gihera. Ibyo bintera gutegereza nkomeye, ko nibyo ntarabona zabibona. Imvugo yiwe ni ihame, tegereza umunsi n'isaha, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Imana ibahe umugisha. Bene data, Imana ishimwe ko yakuraritse kubana natwe muri aya masengesho. Nibinagushobokera kugira ngo ubere abandi umugisha, iyo linki ushatse wayifata ukayishyira kuri stati yawe, ugasharinga abantu bajya babona wapostinze n'ibindi. Izo posted zawe barazibona, washyiraho n'iryo jambo. Reka mbabwire, twagiye tugira sheke yo kubaho mu buzima tugenda inyuma ya Yesu umunyamibabaro gusa. Nibyo imibabaro ya Kristo niyo adukirisha. Bibiliya niko ivuga, imibyimba ya Yesu niyo adukirisha. Ko Yesaya 5:3 niko yavuze, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yari nati nawe ntabwo ari umunyamibabaro. Yesu wa none si umunyamibabaro, ariko Kristo wabambwe yari umunyamibabaro. Kuko umuririmbyi yaravuze ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishizeho. Abantu babana na Yesu umunyamibabaro badafata Kristo wo mu ntsinzi, bagendana imibabaro yabo, bagafata n'imibabaro yo muri Kristo Yesu. Ariko mbere Yesu umunyamibabaro yikorera umusaraba, yaraguye, abamurebye bararira, yubura amaso arababwira ngo mwiririre n'urubyaro rwayo. Arababwira ngo mwiririre n'urubyaro rwayo.
amaze kuzuka ntabwo yongeye kutwemerera kwiririra. Umunsi wa mbere ava mu gituro yaravuze ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Aravuga ngo uko data yantumye namwe niko mbatumye. Agera muri ba bandi yabwiye ngo mwiririre, yarahagaze arambura ibiganza aravuga ngo amahoro abe muri mwe. Haleluya. Arongera bisubiramo kabiri aravuga ngo amahoro abe muri mwe. Subiye inyuma gato mbere yuko apfa, Yesu yaravuze ngo data singusabye ko aba bantu bakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Maybe ke ari after aravuga ngo barinde umubi. Yabwiye abigishwa ngo dore mbasize muri intama hagati y'amasega. Aravuga ngo mugende mufite ubwenge, mutware intwaro zose z'umwuka. Bera b'Imana, ni amakuba akomeye gukurikira Yesu twarabaye ibikuki, twarakutse umutima. Ndagira ngo mbibutse akantu kamwe. Umuntu ukuroga ashobora gufata agapfunyika karimo ibintu runaka tutazi, ngo agahu k'ingona, ngo ubwoya ngo bw'inyamaswa runaka mu ishyamba rikomeye rya mbere ku isi, ngo uruhu rw'inzoka, ngo agafata ngo umutwe w'isake n'ibindi, ngo amaraso ngo akayashyiraho. Ndagira ngo nkubwire ko nta na kimwe muri ibyo yakuraho uruhu kidapfuye. Inzoka ntiyayizanaho uruhu rwayo idapfuye, ingona ntiyarubona idapfuye, ntiyabona umutwe w'isake idapfuye. Ibyo barogesha byose birapfuye. None ufite Kristo Yesu muzima, abadayimoni bagukurikira ni abapfuye, nta buzima n'imibereho bagira muri Kristo Yesu. Ariko wowe wizera, haleluya. Paulo yarabivuze, yaravuze ngo nazukanye na Kristo Yesu, nicaye iburyo bw'Imana. Aravuga ngo iyo ngenda mu isi ibibona mbambye, nanjye iyo ndeba isi nyibona nk'ibambwe. Bene data, niba hari ikigukangisha urupfu, rwemera, ariko wemera urwo Yesu yapfuye. Uvuge ngo ndabyemera, urupfu rwari ruriho, ariko Kristo yararupfuye ubwo yazutse ndiho. Amen. Bene data, nihuta nkagera hafi kugira ngo tuze gufatikanya umwanya urambuye wo gusenga. Reka mbibutse iki. Yesu umunsi avuka, abanyabwenge bazanye amaturo mu byiciro bitatu. Bibiliya iravuga ngo bazanye izahabu, bazana ishangi, bazana n'icyome. Kuzana izahabu, ishangi n'icyome. Izahabu ni amaturo aturwa umwami, ishangi ni amaturo aturwa abatambyi, icyome ni amaturo yaturwaga abahanuzi. Abanyabwenge baturuka iburasirazuba, nimureba iburasirazuba bwa Yerusalemu, hari ibihugu twavuga ngo ni iby'abatizera. Niba ari ibihugu by'abatizera, ndagira ngo dukurikirane tubanze turebe. Aba ni abanyabwenge, ntabwo babwirijwe n'umwuka, ahubwo basomye iby'ubwenge, bareba ibimenyetso bizagaragaza kuza kwa Yesu. Barebye babona inyenyeri mu bicu isobanura ubwami bushya. Bibiliya irabivuga ikamwita inyenyeri. Amen. Babonye inyenyeri baravuga ngo tujye Betelehemu, umutambyi niwe azavukira. Bafata amaturo baravuga ngo uvutse ni umwami, dufata izahabu. Kabiri, uvutse ni umutambyi, dutwara ishangi. Gatatu, uvutse ni umuhanuzi, dutwara icyome. Nimusoma urwandiko Paulo yandikiye Abaheburayo, yaravuze ngo umutambyi mukuru
ngo yadutambiye rimwe ryo ngo bibe bihagije iteka ryose. Kristo yaraje yambara akamero k'umugaragu ndetse nawe w'imbata, yambara umubiri w'umunyabyaha, ari mu mwuka w'Imana, aba umutambyi, arangije aritamba. Imana ishimwe, aba n'umwami. Uyu munsi turabwiriza tukavuga ngo umuntu wizera ko Kristo Yesu ari umwami n'umukiza mu bugingo bwe nabyatuza akanwa ngo kuko niwatura ko ari umwami n'umukiza bugingo bwawe uzakizwa. Ibyo nibyo bitugiza bizera ko Kristo Yesu ari umwami mu buzima bwacu. Herode ngo abone bazanye amaturo, bazanye ifeza, bazanye ishangi, icyome, aravuga ngo umuntu uje ari umwami akaba umutambyi akaba umuhanuzi, ubwami arabutwaye. Herode aravuga ngo nimugende mu ndebera aho yavukiye. Haba urupfu rwa mbere rwo kwica abana. Ndagira ngo mbabwire ko uru rupfu rwari rwarahanuwe. Bibiliya bivuga ngo urusaku mu marembo ya Yerusalemu ruzumvikana rw'umugore urira, Rasheli yapfushije abana. Si icyo nshaka kuvuga, reka nihute mparenge. Urupfu ruraba. Uru rupfu ruba, ndagira ngo mbibutse ko no muri Egiputa kugira ngo Abisiraheli bambuke hari urupfu rwabaye rw'abana b'imfura n'amatungo y'uburiza. Umuntu turi kumwe mu buryo bw'umwuka shaka kuguhanurira kugira ngo ibyawe bibeho, hari ibigiye kubanza gupfa. Kugira ngo utuze, hari ibigiye kubanza gupfa. Hari inama Imana yishe kugira ngo inama yawe igerweho. Hari urugendo rupfuye kugira ngo ibirenge byawe bikandagire hazima. Ntabwo Kristo Yesu yari kwima ingoma, ntabwo yari kwima ingoma atabanje kunyura mu rupfu. Amen. Reka nihute kubera icyo apfuye rero, gutunga Kristo muzima, kubana na Yesu uzutse. Duhabwa Yesu, twahawe Yesu w'umubiri. Abantu twabanye ku ijwi ry'umukanguzi twarabiganiriye. Mariya asaminda. Mariya ni umukobwa w'umuziranenge, ni umukirisitu, yarasenze Imana iramutoranya, asaminda y'umwuka. Bibiliya iravuga ngo imbaraga z'isumba byose zizakuzaho zigukingirize, hanyuma uzasaminda y'umwuka wera. Byari bisobanuye ngo Imana y'umwuka yemeye kwiyunga n'ibinyabuzima cyangwa se n'abafite umubiri. Reka nihute. Mariya abyaye, abyara wa mwuka wagiye mu nda ye, abyara n'umubiri uturutse mu mubiri. Biologically icyo kirumvikana. Yesu amaze kuvuka, umubiri wa Yesu, amen, umubiri wa Kristo Yesu, Bibiliya iravuga ngo yawucishije inyandiko zaturegaga, imigenzo n'amategeko yatugongaga, yabicishije kumanika umubiri we ku musaraba i Golgotha. Ndihuta. Yesu amaze kwambara umubiri yarasaragorinze, arababara, aba imfubyi. Ndagira ngo mbabwire ko uyu munsi Kristo tuvuga, uyu munsi Yesu ndi kuvuga, ntabwo ndi kuvuga Yesu w'i Nazareti. Uyu mwanya ndi kuvuga Kristo umwami uri iburyo bwa Data mu rurembo rw'abera. Nimvuga Yesu ntabwo ndi kuvuga Yesu wavutse yambaye umubiri, ndavuga Yesu umubiri we wapfuye akazuka atagipfa. Amen. Nimvuga Yesu ndavuga Yesu utakigira identification ya Israel. Ntabwo ari umuyuda, si umubenjamini, si umunafutari. Ntabwo Yesu uyu munsi si mwene Aburahamu. Yesu mvuga ntabwo ari uwo mu rubyaro rwa Aburahamu. Kristo ndi kuvuga uyu munsi ni umwami n'Aburahamu aruhukiye mu gituza cye. Haleluya. Oh, yarabivuze abibwira Abayuda. Sinzi niba muri kunyumva, sinzi niba navuze ibintu bisigwa imitekerereze y'abantu. Yesu w'i Golgotha yari mwene Mariya. Yesu w'inyamihanga yari mwene Yosefu. Ariko uwanesheje urupfu, uwazutse, uyu munsi nta kibarirwa kwa Mariya.
ntabwo akibarurirwa hariya, ntabwo akiri uwa Gorigota. Yohana amwerekwa, yamweretswe nk'umutware, aravuga ngo dore araza vuba azanye n'ibicu. Haleluya. Ntabwo nagaruka, ntabwo azagendera ku ndogobe, oya, ntabwo azicara ku nyanja ngo arye igisate cy'ifi. Ndabizi turi mu gihe gishira Pentekote, niyo mpamvu twateguye aya materaniro. Pentekote isobanura umunsi wa 50, abigishwa buzuriyeho umwuka wera. Ntabwo bari kuzura umwuka Yesu akiri mu isi. Yarababwiye ngo igikwiriye nuko ngenda kugira ngo mboherereze umufasha. Nimunyumve mwitonze, kubera icyo atatanze umwuka wera akiri mu isi. Yarabanje aragenda afata ubuzima bwari buri muri we abwohereza mu bari mu isi. Bivuze ngo dufite Yesu, turamugendana. Uko yatsinze niko dukwiriye gutsinda. Yesu niyatanze umwuka wera atarapfa, yawutanze yarapfuye, yarazutse, yaranesheje urupfu. Haleluya. Jambo ry'Imana rivuze iki? Ryavuze ngo umwuka twahawe ntabwo ari uw'ubwoba, umwuka twahawe si uw'ububata. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Bibiliya yatubwiye ibya Yuda Isikariyota bajya kugambanira Yesu ngo bamwice. Reka mu rupfu bagize, mu rupfu bateguye rwa Yesu, aba bose mbafata nk'abasereveri bakoze kuri serivisi kuri table Yesu yadutunganyirijeho igitambo gikwiriye. Aba bose mbafata nk'abanyagicaniro cya Gorigota, ko Gorigota gicaniro cyabayeho igitambo gihoraho. Gorogota, Gorogota, musozi untera kwibaza, umusozi w'agahinda, musozi w'umubabaro, waririwe w'amarira menshi cyane. Gorogota, wamenetse w'amaraso menshi cyane. Gorogota, ndagukunda Gorogota, unyibutsa amateka y'uwankunze ndamuzi, asiga byose ngo ambone, aritanga ngo mbeho. Reka mbabwire n'abantu banyegereye, reka mpera kuri Jeanne Kwizera. Yesu wabambwe ntabwo wari umuzi, ariko ubu Yesu wazutse turamuzi. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Uwabambwe yari shebusha w'abantu 12, abigishwa 12. Uwabambwe yavukaga kwa Mariya, yari umugenezareti, ariko uwazutse, haleluya, yahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Babambye uwagiye ajya kuvuka babuze aho bamubyarira, avukira mu kiraro. Ariko azutse aravuga ngo noneho ndabatumye muheri Samariya, mujyi Yudaya no kugera ku mpera z'isi. Aza ari sans frontiere, aza nta mupaka. Amen. Uwo ndiwe mwami wacu. Reka nihute. Impamvu twashatse ngo tuganire kuri iri jambo nuko abantu benshi batunze Yesu wa Mariya Magadalena ku mugoroba w'isabato. Mariya Magadalena yagendanye na Yesu, yizera Yesu, ariko ntiyizera umuzuko wa Yesu. Mariya Magadalena Yesu bamuhamba bamushyira mu gituro. Bibiliya iravuga ngo aho Yesu bamubambye nibyo hari agashyamba, bugufi bwaho hari agashyamba, kandi muri ako gashyamba hari mwimfa ikorogoshowe. Bafata Yesu bamujyana muri yamva. Mariya abibona amara iminsi 3 kuva ku wa gatanu, ku wa gatandatu aza ku wa mbere mu gitondo w'iminsi 7 ari wo ku cyumweru, aza afite imibavu yayifashe. Ni igisobanuro cy'uko agiye kureba umutanzi. Afata umubavu, uyu mubavu wari usobanuye ngo aracyariho.
ariko Mariya wagenda afite igisobanuro cya Yesu uriho, ariko mu mutima wa Mariya Yesu yarapfuye. Hari abantu bizeye Yesu bafata ubuzima bwa Yesu, ariko mu mibereho y'ubukristo bafite ntibagaragaza ubuzima bwa Kristo. Mu ntambara ntiberekana ko babana na Yesu. Hari abantu basengera mu kuri no mu mwuka, hari abantu babeshwaho n'umwuka, ariko bagera mu makuba bakarwana nk'abanyamubiri. Ibibazo urimo nibyo bihaye Yesu piriyave muri wowe, nibyo bimwirukanye mu by'ukuri. Yaravuze ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura, ndaziwe tubane. Nababwiye ukuntu nagiye kumva ya Yesu. Nigeze uruhande mfata abantu twari kumwe, ndabwani ni mumfashe dusirimbe, shimira Imana ko Yesu ari muzima, yarazutse imva yirarangaye. Umuyuda twari kumwe ajya ku ruhande, yitegereza uburyo mbyina araseka. Soje kubyina rwose naridagaduye, abari njyewe uhagarara numva ndasoje. Bugani wa babandi bajya batubeshya ngo no gutanga icyacumi cy'imbavu, numvaga nanjye iyo bibi icyacumi ari kuba gitanze. Hanyuma arangije arambwira ngo igisobanuro cyo kubaho kwa Yesu. Ndashoje nejo n'umunsi. Aravuga ngo igisobanuro cyo kubaho kwa Yesu ntabwo ari uko imva irangaye. Aravuga ngo igisobanuro cyo kubaho kwa Yesu nuko atwarira muri wowe ari muzima, nuko aba muri wowe. Noneho igisobanuro cyo gutunga Yesu rero, bwa mbere dutinyuka isi. Umuntu ufite Yesu wazutse atinyuka isi. Bwa kabiri atinyuka urupfu. Bwa gatatu akumbura ijuru. Umuntu ufite Yesu wazutse utinyuka isi, urayireba ukayibwira ngo si ubwa mbere ngutsinda, nambaye insinzi ya Kristo. Iyo ugeze mu rupfu, umva umuririmbyi w'108 yaravuze ngo nintumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. Umuntu ufite umuzuko wa Kristo atinyuka urupfu. Umva w'125 yaravuze ngo naho ndiho, naho napfa, nziko nkundwa n'Uwiteka. Umva iya 15 mu Gakiza yaravuze ngo amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso. Kubera iki? Umuntu ufite ubuzima bwa Kristo yogejwe mu maraso ya Yesu. Iyo wogejwe mu maraso ya Yesu ukabyizera, bera b'Imana barakuroga ntibakubona, umupfumu aragushika ntakubona, karandi razigakubita ikagenda. Wowe ubw'amasengesho yawe ugipfuka musenga, isengesho ijambo ryo mu kanwa kawe riba rimeze nk'icumu rinyura mu kiganza cy'umubisha. Haleluya, amen. Paulo yarabivuze, yaravuze ngo intwaro z'intambara yacu ntabwo ari nk'iz'abantu, zifata mpiri ibitekerezwa mu mitima, zigakubita hasi byishyiriye hejuru kurwanya Imana. Umuntu ufite Yesu muzima muri we, amen. Yesu yarazutse. Bwa mbere yicarira kamere, yicarira kamere, umwuka wera akagutegeka. Amen, amen, amen. Ndagira ngo nsengane n'umuntu unteze amatwi umeze nka Mariya Magadalena uri guhamagara Yesu wapfuye. Petero na Yohana bajya ku gituro bagiye kureba Yesu w'umupfu, wapfuye bareba, apfa babibona. Marayika barebye ntiyabiyereka, ntiyagira ate, ntabwo yigeze abiyereka. Muzi impamvu marayika atiyeretse Petero? Nuko umwuka barimo n'uw'urupfu. Mariya Magadalena aratitiriza, aravuga ngo ntacyo nubwo yapfuye ariko nibampa umubiri we. Atinze gushaka umubiri Mariya ntiyabona Yesu, abona abamarayika. Yumvise abamarayika arababwira ngo niba rimwe mu mujyanye. Icyatumye Yesu yiyereka Mariya ntabwo ari uko Mariya yari yizeye, ahubwo nuko yatitirije akaguma kumva ashaka gutunganya umubiri wa Kristo, kugira ngo Yesu ahamye ko atari umupfu, kugira ngo ahamye ko atakiri mu mva. Aramubwira ngo Mariya we,
mariya yumvishe ijwi rya yesu aramubwira ngo databuja, arahindukira agiye kumuhobera aramubwira ngo buretse kunkoraho. Yesu wari usanzwe mariya yamufuriraga imyambaro, yesu wari usanzwe yaryaga ibiryo mariya yatetse, ariko uwazutse ndashaka no kumukoraho arambwira ngo buretse ntarajya kwa so ari nawe data, genda ubwire n'abandi. mariya wari wajyanye inkuru ivuga ngo umwami bamutwaye, aza avuga ngo ntamubonye ni muzima. ndumva nakubwira ngo ariho, ntabwo ari mu gituro, yaranesheje. yesu ni muzima, nagere ku burwayi bwawe, nagere ku mwana wawe ari muzima. haleluya, bana na yesu wanesheje urupfu, igituro cye kirarangaye, umubiri wawe nibwo buturo bwa yesu. mariya ataha ababwira ngo namubonye. igitangaje, yesu yagiye inyuma ya mariya, mariya acika mu bigishwa ababwira ngo namubonye, yesu nawe ari inyuma abagiramo hagati, aravuga ngo amahoro abe muri mwe. Toma ntiyari ahari. Toma amenye ngo yesu yaje, aravuga ngo keretse ninkora mu nkovu. ntabwo yesu yazukiye kutuzura gusa, umuntu uriho afite ibimenyetso bihamya ko ari muzima. amen. ndagira ngo turebe uruhande urimo. mwari muzi ko hari abantu bajya ku ruhande rumwe, umuntu akaba pararize ahandi hakora. hari abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka igice kimwe, ntibizera ariko barasenga, uwo muntu ari pararize. yesu utanga ubuzima akugenderere. amen. hari abantu b'abakirisito bakijijwe, basenga batagira impinduka z'ibifatika, nawe uri pararize. yesu aze muri urwo ruhande rw'ibigaragara. amen. mariya Magadalena yaje afite akanyamuneza. dore igitangaje, ibihumura yabisize ku ruhande. hari abantu bitwaza ibihumura kugira ngo bavuge yesu yumvwe, bakavuga ngo yampaye amazu. ibyo ni ibihumura byo kuri Kristo. ni ukuri, ni ibihumura. amamodokari ni ibihumura, amashuri ni ibihumura, ariko hari n'ibifatika by'ubuzima, ubugingo bwa Kristo Yesu. amen. hari n'abantu bagendana igihamya cy'imibereho yo muri Kristo Yesu, ajya gusenga akabwira satani ngo sindi uwawe, narakowe, ndi kumwe na Kristo. rero umuntu ufite yesu muzima, hari ubutware bwo gukiza indwara, hari ubutware bwo gukandagira inzoka na sikoropiyo. ibi yabitanze amaze kuzuka, aravuga ngo namwe ndabatumye uyu munsi, genda uhindure kuko yesu yarazutse, yakoze ibitangaza. aravuga ngo ntimubivuge umwana w'umuntu atarazuka. none uyu munsi tubivuge. ndagira ngo dufatikanye gusenga. amen. ngize ishimwe mu mutima, Imana ishimwe. ngize ishimwe mu mutima. ejo tuzabiganira, inyungu ziri mu muzuko wa Kristo no kwakira yesu muzima. iyo apfa akaguma mu gituro, ntituba dufite ibyiringiro ko umusaraba tuvuga ngo ni ibyiringiro byacu wuzura ari uko Kristo azutse. utaraheze mu gituro azi ibiri ku buzima bwawe. Bibiliya iravuga ngo ubwo yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa bose. umakanya yesu nzenkwekere, kuko umwijima ukabije mwi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. umakanya yesu nzenkwekere, kuko umwijima ukabije mw'isi, icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. reba ibintu bikuryamye iruhande nk'ibyari bipfuye. hari igihe ubuzima bwawe bumera nk'ubwari bupfuye. ndagira ngo duhamagare umwuka wera wazuye Kristo Yesu kugira ngo nawe akubesheho.
ibiganza byanyeganyeje ibituro by'abera byongere bizure abana bawe bapfuye uruhagaze, bizure umugabo wawe, bizure abantu bacu baheze mu biyobyabwenge, bizure mu izina rya Yesu Kristo, mu mbaraga z'Imana. Jambo ry'Imana ryarambwiye umujura ari ku musaraba yabwiye Yesu ngo uyu munsi uze kunyibuka. Yesu aramubwira ngo ndakubwiza ukuri ko turi bubane muri paradizo, ibyari bipfuye turabihamagarira kubana n'abariho. Haleluya, haleluya. Amaproje yawe yarapfuye turayahamagarira kuzuka ngo abane na nyirayo. Ibitekerezo byari bipfuye turabihamagarira kuzuka ngo bibane na nyirabyo. Bene data nshuti z'umusaraba, nimutumbire namwe mwitegereze umunsi Mariya na Marita bari bashyinguye, bari bapfushije musaza wabo n'umwe, nyina yarapfuye nese ntawe ukiriho, ntabwo bazongera kubyarirwa umwana, ntibazongera kubona musaza wabo. Ariko Yesu ahageze yahamagaye Lazaro, amaze guhamagara Lazaro wari upfuye arazuka, amaze kuzuka amubasubiza ari muzima. Subira n'ibyaba ari bizima. Yesu wanesheje urupfu niwe ukugezeho, Yesu wanesheje urupfu niwe ugeze iwawe, Yesu wanesheje urupfu niwe ugeze mu rubyaro, Yesu wanesheje urupfu niwe ugeze mu bizinesi, Yesu wanesheje urupfu niwe ukubangukiye. Haleluya. Ijwi rye rihamagara, riracyahamagara. Kongorera kwa Kristo biracyakora. Subirana ubuzima bwawe. Amen. Wanesheje urupfu aracyariho, wanesheje urupfu aracyariho, wanesheje urupfu aracyariho. Turagushimiye Jehova Shama, turagushimiye Adonai, turagushimiye. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Kubw'ineza yawe dusenze twizeye, tugushima none n'iteka ryose Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Umakanya Yesu nze mwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze mwegere, kuko umwijima ukabije. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze mwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Umakanya Yesu nze mwegere, kuko umwijima ukabije mu isi. Icyo nkeneye ni ukukwegera, kugira ngo numve ijambo ryawe. Reka nibutse abantu mudukurikiye, iyo amateraniro asoje online hano kuri live, ndagira ngo mbibutse ko tuba tudasoje gusenga. Ubuzima bwawe bukomeze busabane n'Imana ukurikije ibihe byo kubana n'umwuka wera urimo. Niwumva ubuze icyo uvuga, nushaka urangurure uvuge ngo Imana irera. Ntuze kwemerera Satani kukubumbisha umunwa ngo buri icyo uvuga. Nushaka uvuge ngo Imana ni igitangaza, nushaka uvuge ngo ni igitare, ariko uhamye kwera kw'Imana, uramye Imana, uhimbaza Imana. Twababwiye ibyiciro byo kuramya Imana. Gutanga amaturo harimo kuramya, kwambara imyambarire
harimo kuramya, uburyo witwara hanze ni ukuramya, kuko umwami wawe yubahirwa mu mirimo ukora. Ibyo byose ni imirimo yo kuri wowe, tuze gutuza. Reka dufatikanye akaririmbo ko kuramya kavuga ni muzima. Mu gihe wumva ukiri kwegerana na Kristo Yesu, turaba turi kugera igihe cyo gusoza iteraniro rya online, dushimira abantu mwabanye natwe, Imana ibaha umugisha. Reka mbabwire, ibi ngibi bikunda kuba mu buryo bwa gikristo, ibi bikunda kuba mu buryo bw'abasenga, kumva ko dukwiriye gushima tukatura amazina ya bose. Ariko nyamara ndagira ngo mbabwire ko umuganga ukuvura ntabwo ajya kubwira ngo wakoze kuza, ahubwo wowe ubwawe ni wowe ushimira umuganga ukamubwira ngo muga murakoze, kuko ubuze icyo akuvuye, ubuze icyo agukijije. Bene data, nshuti z'umusaraba, tunejejwe n'Imana ku bwanyu, ariko namwe munezezwe n'Imana ku bwacu. Noneho twese amashimwe yacu ahurire hamwe, dushimira Imana kuko yatuvuye imitima. Imana ibaha umugisha. Ni muzima, ni muzima, ni muzima Yesu, ni muzima, ni muzima, ni muzima. Oh, yarazutse, Yesu wazutse ategeka imibereho yawe. Yesu wazutse ategeka ubuzima bwawe, ategeke ibihe urimo. Yesu watsinze urupfu, tumuhaye ikaze mu buzima bwawe ngo ategeke imibereho yawe mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Zutse, yarazutse Yesu. Oh, yazize nge, yazize nge, yazize nge, yazize nge Yesu, yazize ninjye nawe yazize Yesu. Fana nawe, uzukane nawe, uhabwe ubuzima bushya muri Kristo Yesu. Zenje Yesu. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko waduhaye Kristo Yesu kugira ngo adupfire twebwe abari bapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro, tuzuke. Waduhaye incungu y'urupfu, none turiho. Izina ryawe nirihimbazwe. Twifatikanyije n'abakwizera bose kuvuga ngo Yesu ni muzima, kubana na Yesu muzima, kuko ubuzima bwa Kristo bugaragaza n'imbuto abamwakiriye bera. Ubuzima bwa Kristo bugaragazwa n'imirimo abamwakiriye bakora. Turagusabye kugira ngo uhishurirwe muri twebwe, ugendere muri twe, ugaragarire muri twebwe. Intsinzi y'Uwiteka ibe muri twebwe ku bwawe Mwana. Turabigushimiye, tugushimiye indwara wakijije, tugushimiye imirimo y'amaboko yawe wadukoreye, tugushimiye abo washoboje batari bashoboye, tugushimiye abo wabyukije bari baraguye, tugushimiye buri muntu ugiriye neza ku bwawe, ubuntu n'imbabazi zawe, umugisha n'amahoro ndetse gufashwa n'Umwuka Wera bibane natwe twese na bene data bose none ibihe bidashira. Amen. Yaratsinze, yaratsinze, yaratsinze Yesu. Arakora we, arakora, arakora Yesu, arakora, arakora.
arakora Yesu yarazutse zutse yarazutse yarazutse Yesu yarazutse 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 Yesu. amen. ijwi ry'umukanguzi.